Padiri Munyeshyaka yinjira muri Sembo ku itariki ntibuka amaze kuhava baje bavangura abagore benshi abiri babizi yarahavuye amaze gutwara mugabo yatubwira amakuru kuri Munyeshyaka yatubwira amakuru rero yazivugiye mwazayatse yatubwira amakuru kuri Notre Dame ku bitero byabaye ko nahigaga amatsiko ndayafite sinigeze mbona n'umwanya wo gukurikira kubera ibibazo umuntu abari yatubwira amakuru ya Saint Michel ese tumaze kwambuka tuvuye muri Saint Paul bamaze kuturukura mu gihe bari bakingiranye Sainte Famille yaduha amakuru yabo kugira ngo dushire impungenge murakoze. Uyu wanyuma aravuze ati Munyakazi ntasobanure igihe bari bavuye muri Saint Paul ibyabereye muri Saint Paul. Nyakubahwa reka tugufashe kugira ngo byihute ku bibazo byo gusubiza nyine dusubiza. Akanyuma rero baravuze ati ese nta makuru ya Munyeshyaka ibya Munyeshyaka we tuzi ko aba mu Bufaransa icyo ngicyo we nacyo usibye ko wenda ashaka kumenya uruhare kuri Munyeshyaka bigaragara ko mwari muziranye sinzi niba hari icyo bisobanuriwe kuri Munyeshyaka duhereye kuri icyo cyane. Munyeshyaka ubundi padiri mukuru wa Eglise Sainte Famille yari mwumva neza Anaclet akagira Vikeri Wenceslas ku itariki ya 10 ya 9 ya 10 mwezi wa 4 Anaclet wari padiri mukuru wa Eglise Sainte Famille yavuye muri Eglise Sainte Famille aca muri Economie Générale ajya kwa padiri kwa Musenyeri Bermeshi niho yagiye kwisha. Wenceslas Munyeshyaka we aguma muri Eglise Sainte Famille ariko nk'uko nababwiye ariko nyakubahwa twumvikanye kugira ngo ducunguze uburyo umwete niba tukubajije ngo tubwire kuri Munyeshyaka witubwira inkuru ndende tubwira uti uruhare rwa Munyeshyaka yewe ko muzi yari muri ibiki ibyo birangira cyangwa se niba ntaguzi gite ntacyo nzi ngewe kuri Munyeshyaka yari ushinzwe ziriya mpunzi biriya bitero byose numvise bavuga nakubwiye yuko biriya bitero nta n'ibirimo niko nabwiye urukiko itariki bakunze kuvuga kandi nabwiye n'urukiko bavuze itariki ya 17 y'ukwezi kwa gatandatu 1994 abavuze bose iyo tariki bakunze kuyibandaho. Iyo tariki ya 17 y'ukwezi kwa gatandatu 1994 urukiko rwambajije kuvuga ibyo nakoze nakubwiye urukiko yuko kuri iyo tariki ya 17 y'ukwezi kwa gatandatu 1994 FPR imaze kujyana abantu bari muri centre Sembo muri zone ya FPR interahamwe zateye hari ahantu hose ngewe nahise njya kuri hotel Milgori kuko interahamwe zari zatangiye gusatura inzugi zo muri hotel Milgori
minuar. Ingabo za minuar zari ziri muri iriya zone, zari ziri kuri hoteli Mirikori, twaririrwanye, zari ziyonaniye turakone Mwanyi wa Congo Brazza. Na ngabo zo muri minuar nigeze nirukana muri kariya nani ibitero by'intera hamwe nayoboye nk'uko nari nabibwiye urukiko. Ku kibazo ku cyambere kugira ngo dukomeze aho cyushubije ngira ngo ni cyane cy'uwitwa nabisubirije muri rusange kuko ari kuri EPA bose bagiye bakomeza kuri iyo tariki ya 17 y'ukwezi kwa gatandatu kandi nayisobanuriye urukiko. Noneho reka twebwe tukubazeho ku bibazo bikeya kubera ko babajije byinshi, ariko twe turagufasha kugira ngo byihute udafashe inzira ndende. Hari ikibazo cya Nyiradadari yavuze uburyo mwabakoresha amanama ku Kimihurura muri 19 Tasisi mubabwira ko bagomba kuva mu mujyi wa Kigali bagataha. Ubwo urasobanura impamvu zabyo kugira ngo mu magambo make ibyo bintu byarabaye ntibyabaye? Ntabwo byabaye. Hari ibyo yakuvuze muri Sainte Famille, usibye ko Sainte Famille bakomeje kubisobanura. Ikindi navuga kuri Nyiradadari, nabonye muri New Time ko kubyo yari yatangarije mu rukiko bavuga umuntu bita Gasongo. Nabonye nanone bakunze kumwibandaho cyane umuntu bita Gasongo ukomoka ku Kibuye. Uwo muntu bita Gasongo na Depite Rugema uwo munsi avuye muri Centre Saint-Paul avuga ko ngo namutwaye. Ibyuko Gasasira yavuze yuko ngo ibirego bari barabigejeje muri auditora militaire kwa Nzabanita Joseph, ibyo ntabwo nari mbizi kuko ntabwo bigeze bamamagara ngo nisobanure. Icyo nzi nuko Abanyakibuye bakurikije ibirego byatangwaga na Rugema na Kabera wari prefe nk'uko mwabyumvishije byose, nabo bashyizeho komisiyo yo kureba aho kuri. Ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatandatu 1999 umuntu wari muri iyo komisiyo, ubwo ndaza kubaha izina ryaho, izina rye ndaza kuri ba kuko mwavuze ko tutari mu rubanza sibyo, yasanze ku Gisenyi ndi hamwe na ba officers nayobora. Arababwira ati hari ibintu byinshi bavugaga kuri Lieutenant Colonel Munyakazi, ariko twakoze iperereza rirambuye dusanga Rugema Donatien na Prefe Kabera babeshyera Lieutenant Colonel Munyakazi. N'uwo muntu yagomba kuba ari hano kugira ngo abibasobanurire, nuko ari hanze yari yambwiye ko ibibazo biraza kugaruka, yari kuza kubasobanurira akabereka ko ibyo bintu basanze
ari ibintu abantu bahimbaga kandi ari abayobozi nanjye n'umuyobozi bambeshyera nk'uko bisanzwe bigenda rimwe na rimwe iyo wanga umuntu. Uwo muntu rero yasanze ndi hamwe n'abo bantu aravuga ati barakubeshyeraga, abo bantu ntabwo wabatwaye, nta muntu wishe, abo watwaye kuri 17, 18, 19 wabajyanye muri katedrali Saint Michel, bose twasanze bariho babivuze ndi hamwe na ba officers nabo bazaza bakabibabwira. Ariko iyo nyete yakoboga na auditora general militaire yo ntabwo nigeze nyimenya, iyo ngibyo nibyo namenye. Nakubahwa ibyo ngibyo urimo urajya kure cyane kandi twebwe dufite no kubaza bya hafi. Turagira ngo ujye dusobanurira muri make kugira ngo tuze kuva hano. Hari umuntu wavuze ngira ngo Nyagasasira yavuze abantu 18 ariko hari n'abandi babahuriyeho. Abantu b'abasore mwajyanye bahambiranijwe amashati mukavuga ko ari ibyo bagiye gusobanura. Ngira ngo wenda sinzi niba aribo babandi watwaye ugiye gukiza, uradusobanurira. Ni ukuvuga ngo iby'aba bantu ubwo we aribaza ati n'abandi babyibashije ababaye abere ni bande, abandi bari hehe, kugira ngo bisobanuke neza. Nge nakubwiye ko abantu batwaye ku itariki ya 17 n'itariki ya 18 n'itariki ya 19 mbakuye muri Église Sainte Famille, mbakura muri procure. Nakubwiye ko abantu bose n'abajyanye muri katedrali Saint Michel kandi bariho, kuko nakubwiye abandi ntabwo nigeze mbatwara muri iyo kamere bahoze bava mu y'umutuku, sinigeze mbatwara. Hano bavuze ko wageze muri Sainte Famille inshuro nyinshi. Wagezeyo cyangwa ntabwo wageze? Kugira ngo tubashe kubaza dusobanurire. Wageze muri Sainte Famille imbere winjiyemo cyangwa ntabwo winjiyemo? Nakubwiye yuko n'igihe bombo yakwaho nagiyeyo. Iyo habaga ikibazo bakanyitabaza bati hari ikibazo, najyagayo n'umuyobozi. None se nyakubahwa abantu bagiye bapfa ari benshi cyane kandi buri munsi, kandi nawe ugira ngo urabizi, kandi wageraga muri Sainte Famille we nk'umuyobozi mukuru ufite ingabo zifite imbunda zishobora gukumira interahamwe, wabikoze biki? Muri raporo wavuze watanze se hari iyo watanze y'indeba na Sainte Famille ku byo bakora byiza? Interahamwe nakubwiye yuko interahamwe zarashyizweho na MND, n'impuzamugambi zishyirwaho na CDR, baziha ibikoresho. Ntabwo ari Munyakazi Laureni wahaye interahamwe na CDR ibikoresho. Kandi nakubwiye yuko nakoze uko nshoboye kugira ngo n'abana baturage. Noneho tumara impungenge kuri aba bantu bapfuye ku itariki 17 z'ukwezi kwa gatandatu. Uyu EPA yavuze ko imirambo y'amayijyanye muri Economie Generale, muri garage ya Economie Generale, kugira ngo muhishe intwari kaza kurubura. Ibyo bintu bitubwireho. Ntabwo ari jye wabishe, ariko ngiye kubwira ukuntu bapfuye. Niba ubizi bitubwire. Kuri 17 iyo tariki bakunze kuyivuga kuko nakubwiye interahamwe zate